Abiwacu muraho ni Dr Innocent Ndagijimana ngarutse n'ubundi kugira ngo tuganire ku buzima n'urupfu rwa Karasira Aimable. Insanganyamatsiko mfite uyu munsi iragira iti ubuzima n'urupfu bya Karasira ni umunzani ku Banyarwanda. Ndashaka ko namwe ubwanyu tuza kuganira noneho mukaba mwambwira niba mwumva yuko koko uyu munzani sosiyete nyarwanda nituyushyiraho ko twakumva yuko dushyitse. Abenshi muri twe cyane abashyigikiye ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, kuba Karasira yaravuze ubuhamya bwe uko bwamubayeho, akavuga ko umuryango we kwa papa no kwa mama bishwe n'interahamwe, ariko umuryango we direct ukicwa n'inkotanyi. Abenshi ntabwo bashimisha ko ntibashaka kumva yuko inkotanyi zishe. Niba utariciwe n'inkotanyi ujye wicecekera. Karasira amateka yenda yumva kuko ndi umwe mu bo bahuje amateka. Nanjye niciwe n'inkotanyi ndetse nicirwa n'interahamwe. Nyuma y'urupfu rwe rero abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye, ariko abantu babiri nshaka kuvugaho uyu munsi ni uwitwa Dr Rusa Bagirishya, waje kuvuga yuko Karasira atagombaga gufungwa ahubwo ko yagombaga kujya kuvuzwa. Ibyo ndabyemeranye na Dr Rusa rwose %100. Ikibazo bifitanye na Dr Rusa naho yavuze yuko ngo Karasira ikibazo yari afite byari Stockholm syndrome. Far from the truth. Ibyo nta kuri kurimo, kuko ngiye gukoresha amagambo Dr Rusa yavuze, ndaza gukoresha n'ubuhamya bwa Karasira we ubwe akiri active akigisha universite yivugiye amateka ye. Nicyo cyiza ko Karasira yabashije kuvuga amateka ye, yagiye kuri za YouTube channel nyinshi ndetse yaranayiyandikiye n'igitabo cye kiri kuri Amazon. Ubwo no gushaka kumuhimbira ntabwo byagira icyo bifasha kuri sosiyete nyarwanda. Undi wagize icyo bivugaho nashimye ni Rutanga rw'amaboko, uvuga ko ari imandwa nkuru y'u Rwanda. Nawe yavuze yuko niyo umuntu arwaye mu mutwe atagomba gufungwa ahubwo akwiye kujya kuvuzwa. Nibyo Karasira yagize ikibazo cy'ihungabana ndetse n'agahinda kadasanzwe bita depression mu Gifaransa cyangwa depression mu Cyongereza. Iyo ni indwara ivurwa, ntago ari indwara ituma umuntu bajya kumufunga. Gusa FPR Inkotanyi yubatse sosiyete aho ntawe ugomba gutekereza, ntawe ugomba kuvuga. Mu gusoza turaza kuvugana ku ikintu ukunda kumva abantu bavuga iyo habaye ibintu bibi, niba basanye Kangondo, niba barimo gufata amagare y'abanyonzi, niba barimo gukora ibintu byose birimo ko batakose biriya bintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabizi. Ndetse harimo na bamwe batekereza yuko urupfu rwa Karasira Aimable nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose ntarwaza. Icyo navuga nuko ntabwo umuntu ufite profile nk'iya Karasira ashobora kujya kwicwa oda idaturutse mu rugwiro. Reka twumve icyo Dr Rusa yavuze kuri iyi Stockholm syndrome, noneho ndaza kubasobanurira icyo Stockholm syndrome ari cyo ndetse na situation ya Karasira. Nimwumve Dr Rusa. Mbona ko Karasira kuri yarameze. Aimable Karasira ku yararwaye. Nta nubwo agomba gufungirwa harimo. Yagomba kujya mu nzu harimo abapsikiyatere bakamugira inama agakira. Bakamuganiriza agakira. Ubwo ni syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm ni ukuvuga iki? Karasira mu escape de génocide. Ariko agera kumva bari abajenosideri bari ni beza no gusumba abayikorera.
Nikumbwira iyo ndwara psychiatrique ukuntu imeze. Hari ibintu bitaga kidnapping, umuntu agafata umwana. Fasha umwana ariko sinshaka kumwica. Ndavuga ni umwana wanjye ndamufite. Murampa miliyari nizi kugira ngo mubahe. Nimutazima ndamwica. Igihe bakizishaka umwana ndamufite. Umwana sinshaka kumwica. Ndamufata neza. Turasangira. Ndamufata neza pe. None uko dutindana uriya mwana arumva ko nta kibi cyane. Umunsi babonye aho kuzana amafaranga barazana polisi. Bamufate. Uriya mwana aravuza induru arwana kuri uriya muntu. Bamushimusi. Yego. Abone ko bari abantu ari babi. Polisi n'ababyeyi bari babi. Babi cyane ahubwo yumva abana kwicwa. Numva rero ni syndrome de Stockholm na Karasira nuko rero. Mwumvise icyo Dr. Rusabagirishya avuze kuri Stockholm Syndrome. Mu by'ukuri akoresheje scenario iriyo, ariko gushaka kubishyira muri kese ya Karasira ntaho bihuriye. Iyi Stockholm Syndrome bwa mbere yabaye mu gihugu cya Sweden mu mujyi wa Stockholm mu mwaka w'1973, ubwo abajura binjiraga muri banke barangiza bagafata hostage abantu bari muri banke. Byafashe igihe kinini ku buryo byarenze iminsi 6 abo bantu bari muri banke. Noneho abo bari bafashwe kubera amaburakindi, kubera no kubana n'abo bantu muri iyo nzu, kandi bona yuko ari bafite muri banke ari bo bafite ubuzima bwabo mu biganza, batangira gusempatayizinga, bakabona yuko abo bantu babafashe nk'aba hostage bakidinapinze ko ari bo beza kurusha abapolisi barimo gushaka kubabohoza. Ibyo akenshi biba biterwa nuko ugufite aba afite imbaraga kurusha urimo gushaka kuzakubohoza. Bishatse kuvuga iki rero? Abo bantu bari barimo imbere muri banke babonaga intwaro abajura bafite, babonaga zibari hafi kurusha iza polisi baje kubabohoza. Ubwo rero iyo umuntu arimo gusempatayizinga n'abantu bamugiriye nabi, iyo niyo bita Stockholm Syndrome. Ahubwo Stockholm Syndrome ntabwo wayibarira kuri Karasira, kuko Karasira yabashije kuvuga amateka ye. Stockholm Syndrome ahubwo wayibona nko ku bantu nka Minister Olivier Nduhungirehe. Bivugwa yuko murumuna we yishwe n'inkotanyi ku Kicukiro. Hakaba hari n'igihe ndetse abagiye bakurikira Nduhungirehe kuri X no kuri social media, hari igihe yagiye postinga murumuna we, ndetse hari n'igihe yigeze gupostinga yibuka abantu biciwe irebero b'abanyepolitike. Kagame aba nk'umushyize ku gatebe, ariko bigeze aho arihana arongera asubira mu kazi. Iyo wumva ukuntu Nduhungirehe avugira iriya regime ya Kigali kandi baramwiciye umuryango, iyo niyo bita Stockholm Syndrome. Hari n'abanyarwanda benshi byabayeho rwose, inkotanyi zagiye zicira, ariko kubera imyaka 32 bagiye baboza ubwonko, bakabona yuko bari helpless, nta mbaraga bafite, bagatangira gusempatayizinga na ziriya nkotanyi. Ahubwo nibwo usanga na benshi bajya kwibuka, ariko ntibabe bakwemererwa no kwibuka babo bishwe n'inkotanyi. Iyo niyo Stockholm Syndrome. Kese ya Karasira rero ntabwo yasempatayizinze n'abo Dr. Rusayita abajenosideri ngo yitandukanye n'abamurokoye, kuko Karasira uko yavuze amateka ye ntabwo inkotanyi zamurokoye, ahubwo muri famiye ye nucleaire cyangwa nuclear family, umuvandimwe wa mbere yishwe na Katyusha iturutse muri base y'inkotanyi. Noneho
mama wa Karasira, papa wa Karasira, mushiki we n'undi murumuna we bo baragenda. Karasira noneho ababyeyi be bagiye, mama we uko bamwiciye Bugesera. Reka ndeke kubivugira Karasira, reka ndeke Karasira we abyivugire, noneho namwe muraza kumva niba koko Karasira arimo gusympathizinga n'abajenosideri cyangwa ibigarasha, cyangwa se ahubwo we niba yaravuze amateka ye ndetse nk'uko yashyize ku Kuri Mbona. Ujya kuri channel yitwa Ukuri Mbona uraza kubonaho ikiganiro Karasira yakoze, ndumva yagikoranye na William Ntwari, aho Karasira asobanuye uko bitabye inama bitaba Imana. Iyumvire Karasira atari amagambo mushyize mu munwa, atari n'ibyo Dr. Rusa arimo kubeshya, arimo gutwistinga Stockholm syndrome. Iyumvire Karasira. Muri iki gihe cyo kwibuka, iyo cyabaye cyangwa igihe cyabo baricecekera. Rero naravuze ntawe nza uburenganzira bwo kwibuka. Muri bitabye inama bitaba Imana ni indirimbo yanjye y'amateka yanjye, ni ukuvuga ngo ndatangira ngo ibaze kwicwa uhagaze ukabura kivugira abo muhuje bavugira. Aho mba mvuga nti napfushije umuryango wanjye wose, sibyo? Nyamara hari abandi nabo bawupfushije, mbona bavugirwa, mbona bagafashwa na farije, bakibukwa na ibuka ikabafasha ikabagira inama, ariko twe tugaheza. nkagira bivuze aho ngaho hazamo baribaza mu bushatsi muri iki cyatsi kuvuga babandi bandi batagera kivugira kubera ko badahuje icyiciro n'abafashwa cyangwa kuvuga ab'icyiciro cy'abafashwa nabo batimukwa. Nanjye byose mbirimo, ariko hari kimwe mu mibare nibwo bivuga neza ngo kimwe cyanira ikindi kwanira, cyangwa no mu Kinyarwanda bibamo. Kera twaravuga ngo inyuguti imwe iburizwamo iyo yewe ndapfushije abantu benshi cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko intambara irangira iwacu bari abantu bajijutse bakora mu kigo Kiririma bataraduhiza indimi. FPR biteka yuko baba babwira amabanga aba Médecins Sans Frontières, kuko icyo gihe muri FPR n'abantu bari bazi Igifaransa cyane n'ubundi bumenyi barabazi kurwana gusa, ubundi bwo bamaze gutera imbere mu myigire. Rero kutumva urwo rurimi n'iki n'urwikekwe byatumye bahamagara iwacu bati hari icyo tugiye kubabwira. Iyo niyo nama mvuga, bajya kwitaba Imana. Hari mvuga ngo byari mu iki bidasanzwe, iki ni impeshyi cyane cyane no kwa karindwi ukwa karindwi. Bene Kagisha twizihiwe. Kagisha abagisha ni ukugisha ni mu bintu by'inka n'Abatutsi. Bene wacu twizihiwe. Byahindutse nk'ibya Rugaju, byaraburiranye. Abara bacu bitabye inama bitaba Imana. Noneho ni ndende, ntabwo ari ndende cyane, ndabisobanura ngo nageze ku gice cya kabiri. Noneho namwe nk'umunyamakuru nari ibibazo bindi wambazaho. Igice cya gatatu ndavuga nti nabaye igicibwa mu rugo, sinizeye abo hanze y'inkiko. Wa muhinzi yanyimye imbuto muhumuzanye n'ikivuguto. Naho ndabisobanura cyane, ndavuga nti nabaye igicibwa mu rugo, nuko mu Rwanda nta muntu n'umwe unyizeye, nta muntu nkunda. ni ukuvuga ko wasaga n'uri w'abatagira iwabo. N'ubu erega ntabwo ari nasaga, n'ubu nk'ubu nimwe pasiporo kubera ibyo mvuga, ariko ibyo mvuga ikibazo si igiterane cyabimuteye ni abo bantu n'izana ibyo ngibyo. Bituma rero nigizwayo ku kazi nkavanwaho, nishyura pasiporo amafaranga yanjye, barambwira ngo hari ikibazo cya tekinike kugeza ubu. Urumva ikibazo cya tekinike kiba ku izina rimwe, ikibazo abandi bose bazibona pasiporo zatangwa ku gihe wayisabira amaze gutanga pasiporo zishobora kuba ibihumbi bitatu. Oya, barayinyenye rwose. Yewe nageze babibwirwa n'abantu bashinzwe iby'iperereza, barambwira ngo mu gihe utari wahinduka ngo ntabwo tuzaguha pasiporo. Abashinzwe iperereza ni NISS, kandi ni ba basirikare batambaye nabo ngabo ni nabo bakora rwego ubundi. Ni NSS na DMI kuko nabo bambaye iri munsi ya NISS. Ntabwo baba bambaye imyambaro, turaganira kenshi, ntabwo baba bambaye imyambaro ya gisirikare, niko bambwiye. Noneho ndavuga ni nabaye igicibwa mu rugo, sinizeye abo hanze y'inkiko. Abo hanze y'inkiko mbavuga rero ni abahakurya y'iki y'u Rwanda, abo ni za opozisiyo. Njyewe n'ejo bundi nashikije abantu ni ubundi kurongora kwanjye byari bishingiye ko opozisiyo yazatsinda FPR, ko ngiye kubaho kwa FPR ari nk'umwanzi, njye ntabwo mbyishimiye.
ntabwo ndatinda cyane kuko iki ni ikiganiro namwe mushobora kujya kuri mbona mukakiyumvira aho Karasira asobanura kuri ya ndirimbo ye bitabye inama bitaba Imana. Mu by'ukuri Karasira we yabaye mu Rwanda akabona yuko FPR ari umwanzi, kuko nk'uko abivuga Karasira ntabwo FPR yarokoye umuryango we, ahubwo yatsembye umuryango we, ndetse nawe nk'uko abivuga mu buhamya bwe, igihe yajyaga i Bugesera iyo hatagira umuburira ngo agende, nawe Karasira ubu ngubu baba baramwishe mbere. So ntabwo rero Karasira afite Stockholm syndrome nk'uko Dr. Rusaba bivuze, ahubwo Karasira icyo azira ni ukuri abona, ni ukuvuga amateka ye, akavuga abamwishe kandi abamwishe ari bo bagifite inkota. Ubwo rero ndumva icyo gisobanutse. Ikindi kintu numva yuko twaganiraho ni ikintu abantu bavuga ngo ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo ntabwo abizi. Kangondo bahasenye ngo ibintu ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabizi. Kizito yapfuye ariko ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabizi. Karasira bamwishe ariko ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabizi. Mu byo yagiye avuga cyane kuri biriya birebana no gusenyera abantu bakangonda bati ndabizi, ntimuzongere kujya mwibeshya ngo simbizi. Ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo ibintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabizi byagiye bituruka hehe? Ni muri filosofi za FPR cyangwa se muri tekinike z'ubutegetsi. Hari igitabo nshaka kubereka, igitabo cyitwa ngo The 48 Laws of Powers cya Robert Greene. Iki gitabo murakireba. Muri iki gitabo ku itegeko ndumva ari rya 26, reka ndebe neza kuri page yacyo ya 200. Yes, kuri page yacyo ya 200, kuri itegeko rya 26 turavuga ngo keep your hands clean, ibiganza byawe igihe cyose bihore byera. Uko Robert Greene avuga yuko abantu baba autocrat cyangwa bajya gitugu nka Kagame igihe cyose bagomba kwerekana ibiganza byabo nk'ibyera, akagomba kugira abantu bita mu Cyongereza scapegoat, abantu bazajya bajya gukora akazi k'umwanda, bagomba kujya gusenya, abagomba kujya kwica, oda zikaba zaturutse hejuru, ariko mu bigomba kugaragara akagaragara yuko nta n'icyo abiziho rwose. So uzasoma iki gitabo The 48 Laws of Power by Robert Greene, especially bantu muvuga yuko muri politike, muri opposition, niba utarigeze usoma iki gitabo The 48 Laws of Power, ukaba utarasoma igitabo cyitwa The Prince by Machiavelli, ntabwo ushobora kuzasobanukirwa n'inkotanyi. Kagame yasomye ibitabo, nta nubwo yabisomye gusa, yarabimasterinze. Buriya ubutegetsi bwa FPR urebye filosofi bakoresha ni ibi bitabo bibiri, nkongeraho n'ikindi gitabo cya The Art of War cy'umushinwa bita Sun Tzu. Ni ukuvuga ngo iyo niyo filosofi y'inkotanyi. So abasenyerwa, abicwa, abakorerwa ibi byose ntabwo Kagame aba atabimenye, kuko Perezida Kagame ni umuntu wacengeye ibintu bya intelligence, ababizi byose, ariko niko bigomba gukorwa, niko filosofi y'ubutegetsi bwe imeze. Ubwo rero mu gusoza navuga ngo Banyarwanda, Karasira nka sosiyete twamutabye mu nama. Nka sosiyete ntabwo twasanze Karasira ngo tumwomore ibikomere, ahubwo twarabitonetse, none bashizwe banamuvukije ubuzima. Karasira ntabwo agomba gupfa. Karasira ntabwo yagombaga kwicwa, narabivuze ndanabisubiramo. Karasira yagombaga gusangwa
Karasira yagombaga guhumurizwa. Ubu na murumuna we Aime numva yuko nawe afite ibibazo byo mu mutwe, nawe ushobora kujya kumva ukumva ngo ejo cyangwa ejo bundi byarangiye. None se nka sosiyete abanyarwanda tuzaguma muri ibi? Tuzaguma dupfusha, dushyingura, dushyira kuri profile, dukora ibiganiro kuri YouTube, tugira amaspace, ntacyo dukora? Cyane urubyiruko, nababwira ngo u Rwanda ruri mu biganza byanyu. Nimwe muzagena u Rwanda rw'ejo mwifuza. Nimwe mugomba guhaguruka mukihuza, mugahuza imbaraga, mugafata decision y'u Rwanda mwifuza. Ndabizi abenshi muri mwe muracyari muri process. Hari abagifite ubwoba, hari ababashije gutinyuka basha kuvuga bajya hagaragara nka bad drama, nk'umwana w'umukobwa numvise yitwa Kamuzinzi, n'abandi bandi ntabashije kurondora. Ni mutere indi ntambwe, mushirike ubwoba, muhure, muganire, mumenyane. Ntabwo mvuze ngo mwe gukenga, kuko no mu Kinyarwanda bavuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Navuga ngo ni mukenge, ni mumenye ubwenge, ariko ibintu bikwiye kuva kuri social media yo kugira abantu baza bakavuga amarangamutima bakarakara bakagira buri we. Ni byiza, nabyo birafasha kuko ni therapy ku bantu, ariko nanone tugomba kurenga ibyo ngibyo, hakabaho ikintu cyo guhura, noneho abantu bakaganira imbona nkubone, bakabasha no kumenyana. Ubwo rero mu gusoza, reka twumve iyi ndirimbo ya Karasira bitabye inama bitaba Imana. Ni nayo ikubuyemo ubuhamya bwe nk'uko yabyivugiye, ariko ntimukomeze kumva ababayobya, ntimukomeze kumva abantu nka Dr. Rusa cyangwa se n'abandi bagiye babereka yuko ari abanyabwenge ngo babwire ngo Karasira ngo yari afite Stockholm syndrome. Oya, nta Stockholm syndrome Karasira yigeze agira. Impamvu Karasira yumvaga abo hanze wenda yasympathizinga nabo nuko nuclear family direct, ababyeyi n'abarumuna be na mushiki we bishwe n'inkotanyi. So kumva Karasira yasympathizinga nabo hanze ntabwo ari Stockholm syndrome, nuko ahubwo we urebye n'ibyo yagiye akorerwa na privilege yagomba kubona nk'umucikacumu bakazimwima bakamugira ngo n'umwana bucyana. Nuvuga ngo ibyo ni ibikomere byinshi cyane Karasira yakuranye, ni ibikomere byinshi Karasira byagiye bimumamo biramurenga. None aho bigeze finally ubuyobozi bwumvise yuko Karasira agomba kwicwa, agomba kuva muri sosiyete. Banyarwanda, sosiyete yacu irarwaye. Kuyoborwa n'abategetsi bumva yuko solution ari ukwica gusa, nta komora imitima, nta komora ibikomere, kandi bavuga yuko bafite leta y'ubumwe, birababaje. Reka twumve indirimbo ya Karasira bitabye inama bitaba Imana. Murakoze, murakarama. Ikiganiro niba wagikunze gisangiza abandi, kora subscribe kandi unkurikire no ku mbuga nkoranyambaga aho tuzatuganirira. Ibintu bya YouTube ntabwo ari ibintu byanjye, birangora pe, birangora, ntabwo ari ibintu nkunda cyane. Gusa dushaka uburyo tuzatuvugana, nimbona umwanya nzanza kuri YouTube, ariko ntabwo nabasezeranya yuko igihe cyose nzayamba kuri YouTube. Gusa hari igihe biba byandenze nanjye mafite ibitekerezo ngomba kuza nkumva ngomba gusangiza abandi, cyane cyane muri ibihe byo kwibuka, kuko iyi systeme ni FPR yayishyizeho, aho igomba gutoneka inkovu z'abatutsi ndetse ikongera no kwibutsa n'abo yiciye ko ababo yishe nta n'icyo bavuze batari abantu. Iyo bakora ibyo rero natwe bidukora ahantu, kandi mujye mureka tuvuge kuko ibyatubayeho nitwe tubizi. Murakoze, murakarama. Aho ari nijoro mugire ijoro ryiza, aho muri kumanywa mugire umunsi mwiza. Indirimbo ya Karasira Aimable bitabye inama bitaba Imana.
muvandimwe Karasira uzaramba Aimable, ruhukira mu mahoro. Nka sosiyete twaragukomerekeje, nka sosiyete ntabwo twumvise akababaro kawe, nka sosiyete twaragutereranye. Njye nubwo ntari mu bagutereranye, nubwo nakoze ibyashobokaga byose igihe wariho, ariko nka sosiyete nyarwanda ku munzani ntabwo dushyitse. Murakoze, peace out.